Nongeye kubasuhuza abakunzi ba The Next TV kuri microphone ni Clever nk'ibisanzwe. Uri kureba ino video aho uherereye hose, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa uri hanze y'u Rwanda, bari mu ntara zigize u Rwanda ndabasuje, amajyepfo, amajyaruguru, namwe muri ku migabane itandukanye, abari ku mugabane wa Amerika, abari ku mugabane w'Uburayi, Aziya ndetse n'indi migabane itandukanye, ndabasuje mugira amahoro. The Next TV kabikugezaho inkuru zitandukanye, ariko uyu munsi ni inkuru y'akababaro. The Next TV igiye kukugezaho inkuru y'urupfu rutunguranye, inkuru igoye kuyivuga, inkuru y'umuhanzi Jay Polly witabye Imana kuri uno wa kane hagana mu masaa 9. Se Jay Polly yaba yazize iki? Jay Polly yaba byagenze bite ko ejo twari twabagejeje inkuru ya Jay Polly tubabwira ko Jay Polly azitaba urukiko cyangwa azajya kuburana, itariki yari yamenyekanye azaburaniraho. Inkuru y'akabaro, inkuru ibyutse ivugwa n'abantu benshi muri kino gitondo, ariko ntago baramenya icyo Jay Polly yaba yazize. Kuri The Next TV niho ugiye kubyumvira cyangwa niho ugiye kumenya icyo Jay Polly yaba yazize. Inkuru igoye kuyivuga bitewe n'umuhanzi Jay Polly witabye Imana. Ndagusaba utarakanda subscribe hano kuri The Next TV kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru meza kandi amakuru yizewe uyamenyere ku gihe. Mu masaha make yashize nibwo twari twabwiye inkuru ya Jay Polly ko Jay Polly bwo azitaba urukiko cyangwa azagera imbere y'urukiko ku itariki 2 Ukuboza, nibwo twari twababwiye mu masaha make atambutse. Ariko ubu tukivugana Jay Polly yitabye Imana kuri uno wa kane. Se Jay Polly yabaze iki? Ubundi Jay Polly yari mu ntoki. Inkuru y'akabari ibyutse igera kuri The Next TV, inkuru y'igihombo ku bakunzi b'umuziki, ku bakunzi b'injyana ya hip hop cyane cyane n'abanyarwanda muri rusange. Inkuru ibabaje, inkuru y'akababaro. Bishimire Joshua uzwi nka Jay Polly mu muziki, akaba ariyo mazina yakoreshaga mu muziki. Akaba yari yaravutse ku itariki 5/1948. Akaba yari atuye i Gikondo. Akaba ari umwe mu bantu basengeraga cyangwa bigeze gusengera mu itorero ry'abarokore, nk'uko mama we yaje kubitangaza ku kinyamakuru bita Uganda Spy kiri kubyerekana. Jay Polly akaba yarakoze injyana ya hip hop cyangwa akaba ari umwe mu bantu bakoraga injyana ya hip hop, nk'aho yaje gusohora indirimbo zitandukanye nk'izigeze gukundwa cyane cyane mu mitima y'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga. Jay Polly akaba yabarijwe mu itsinda rya Tuff Gang hamwe n'abagenzi be uko bari 4: P-Fla, Bulldog na Fireman hamwe na Green P. Ni umwe mu bantu bari bakunzwe cyangwa bakunzwe n'urubyiruko cyane cyane bitewe n'amagambo aririmba atondekanya mu njyana ya hip hop. Jay Polly akaba ari umwe mu bantu batwaye irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar Season ya 4. Jay Polly wakunzwe cyane cyane mu ndirimbo nka Defade n'izindi zitandukanye, umutashyi yagiye akorana n'abandi batandukanye. Uno munsi mu masaha y'igicuku mu masaa 9 nibwo yitabye Imana, cyangwa nibwo yitabye Imana, nibwo yashizemo umwuka, akaba atakibarizwa ku isi y'abazima. Rest in peace, rest in paradise Jay Polly. Inkuru y'akabaro, inkuru ishenga umutima, inkuru mbi. Jay Polly yabaze iki? Jay Polly hangana ugiye kubyumva kuri The Next TV. Umuraperi Jay Polly watanze ibyishimo mu nguni zose z'ubuzima yisunze injyana ya hip hop yitabye Imana azize uburwayi. Uyu muraperi yitabye Imana kuri uyu wa kane tariki ya 2 Nzeri. Kuri uyu wa kane tariki ya 2 Nzeri 2021 azize uburwayi. Ejo yajyanye mu bitaro bya Muhima mu mujyi wa Kigali, aruka anababara umutwe cyane, arwaye umutwe ubwo ngo uri kubyumva, yararukaga akabara n'umutwe. Amakuru dukesha Radio 1 yabitangaje mbere cyangwa yabivuze mbere mu masaha ya saa 11. Yatangaje ko amakuru yizewe ari ukuri ko uyu muhanzi Jay Polly yitabye Imana cyangwa atakibarizwa mu isi y'abazima.
ko yitabye Imana ahagana mu masaha 9 z'urukerera ari muri ambulance ubwo yajyaga kwa muganga cyangwa ubwo yamugezaga kwa muganga. Jay Polly, rest in peace, rest in paradise Jay Polly. Nkuko wakunze kubivuga yuko ikinyoma kitatsinda ukuri. Uruhukire mu mahoro Jay Polly. Abakunzi b'injyana ya hip hop, abanyarwanda muri rusange, urubyiruko, ni inkuru y'akabaro, ni inkuru igoye kuyivuga ariko The Next TV kayibashije kuyibagezaho. Ndagusaba utaraka subscribe kandi subscribe kuri The Next TV kugira ngo ujye ubasha kumenya amakuru mu ba mbere.